ashakwa nandi. Umutoza ubereye u Rwanda yagakwiye kubonwa biciye mu zihe nzira, yagakwiye kuboneka mu buhe buryo? Mwegere mikoro, telefone zanyu muzishyire ku ruhande, amasaha yagiye. Umutoza w'ikipe y'igihugu yagakwiye kuboneka mu buhe buryo, yagashatswe mu zihe nzira, mu nyungu z'umupira w'amaguru wacu muri rusange? Ni uko bashaka abatoza. Ni tujye muri teori cyane. Oya, uko bashaka abatoza biratomoye. Yego. Abatekinisiye bari muri federasiyo. Muri federasiyo niho bamaze kubona ko bakeneye umutoza. Federasiyo irashaka umutoza, mugabo uko bashaka umutoza mu bihugu byinshi ni appel d'offre. Appel d'offre zimaze kuba, abatekinisiye ba federasiyo baracaguramo uwo babona ajanye na projet bafise ya equipe nationale. Abo ajanye na budget bafite. Byose budget ndabishikira, ajanye na projet, bamaze kubona umutoza ajanye na projet bafise muri nationale. Amafaranga siyo bahemba ministère. Hanyuma baravuga na ministère yashaka kuvuga iti umuntu nahari mwiza, umushara we ntawo dushoboye. Sana solicigira kabiri mutarenza amafaranga nuko par exemple. Ntimurenza amafaranga nuko. Ico gihe rero hari gihe mu bari bipfuje ubwa mbere babona ko abishoboye gusumba abandi, bashaka kuba bloquer niyo salaire. Ugasanga nimero imwe aravuyemo, nimero zibiri aravuyemo, ashikira nimero zitatu. Ariko ni ibintu bica mu muco, uwari wese akamenya inyene biko biragenda gushika uwo mutoza aba communique kuri equipe nationale. Yewe ibyo uvuze bisobanuye neza, sinibo bigarukeho byinshi, aricyo nakongeraho ni kimwe Desire. Mu ntambwe yari yatewe mu mupira wacu, hari haje na komisiyo ishinzwe amakipe y'igihugu. Numva ko nabo hari uruhare runaka, no seulement logistique na administration, ariko hari uruhare runaka nabo gufatanya nabo batekinisiye compris na directeur technique national. Ni byiza ko nabo bari kwiyongeraho kugira ngo niyo process ibe nziza kurusha. Je nibaza ko ari mu batekinisiye ahubwo bakora ico kikoko. Iyo process nayo yagomye kuba nziza kurushaho, kuko niba mushizeho urwego, hari impamvu wamushizeho, hari inyungu runaka mu rukeneyemo, hari umusaruro runaka mu rukeneyemo. So grosso modo nakwifuza ko habamo transparence. Iyo process yose ntayabayeho, kuko rega nta nubwo higeze hamenyekana ko umutoza w'ikipe niba ntayabaye. Umutoza w'ikipe y'igihugu ko bashakwa, ko bakenewe, byo birazwi ko akenewe. Ariko kuko ntawo hari. Trosten yaragiye na Ferwafa yatanze itangazo ko Trosten yatandukanye nawe. Trosten ntashobora kugaruka ahangaha n'ejo bundi umuyobozi wa Ferwafa yabigarutseho. Ahari ikibazo rero gikomeye, Ferwafa reka mbare ngo members of Excom yewe niyo komisiyo y'ikipe y'igihugu ikompri nayo iri muri Excom, habayeho gutungurana kumva ko umutoza w'ikipe y'igihugu ready. Ibiganiro byabaye byanarangiye, umutoza w'ikipe y'igihugu agiye kuza mu kazi. Bikozwe nande se? N'umuyobozi wa Ferwafa. Bikozwe n'umuyobozi wa federation, umuyobozi wungirije ushinzwe technique, ngira ngo hari havugwamo n'ubunyamabanga bukuru. Ariko nanone ukagaruka ukavuga uti se niyo nzira ikwiriye kugira ngo hashake umutoza w'ikipe y'igihugu? Iyo hamazeho mu ijambo rimwe tutabice ku ruhande, iyo hamazeho kutumvikana kuri member ba Excom, ubundi twari twiteze ko hakorwa iki icyo gihe iyo habaye kutumvikana. Uri kutubwira ngo ariko tutagiye no kureba wenda ngo kanaka cyangwa icyo gihe urumva ko ushobora kuvuga uti nigiye boss none ndabikora ukungu, nani icyo kigaragara. Gusa nemera ko yaba process muciyemo kandi kwiye y'umuco nkuko bavugaga, yaba kubikora uko byumva. Buri abanyamupira roreste y'abanyamupira mu Rwanda, uwo mutoza muzanye iyo bikunze walilahi alhamd, iyo byanze Bremi kujyaho ari iki gihe kiba cyapfuye n'abantu baba kandi nta n'impamvu. Ese kuki kanani impamvu byaterengeye mbaza iyo bitangira kumera gutyo cyo gihe, eske waje muri conditions zimeze muri aya mashyirahamwe yacu, ngira ngo ashize nk'ibyumweru bibiri turi kuza muri izo conditions turi kuganira ku mategeko shingiro y'umuryango wa Rayon Sport. Tunagaruka ahangaha twigize gufata umwanya tuganira ku mategeko shingiro y'umuryango wa Kiyovu Sport, ibyirengagizwa naho byagejeje Kiyovu Sport. Desire David She mwarabibonye,
kuki muri siporo iwacu muri iyi miryango ya siporo byoroshye ko abantu amafederasiyo amasosiyasiyo kwica amategeko babikora nkane, cyangwa navuga ngo byoroshye kwica amategeko mu miryango ya siporo. N'izo process zagakwiye kuba zikurikizwa n'ayo mategeko shingiro n'ibindi, ugasanga rimwe na rimwe abantu baraburira ama etape cyangwa se barakora ni umuntu ashobora kuvuga ngo no mu nyungu zabo kuruta mu nyungu z'ayo masosiyasiyo. Impact nyine ni ibyo ngibyo nyine. Impact ni uko ka gasongero twifuza kugeraho katugora. Agasongero nakaye ku ikipe y'igihugu niyo qualification ya kane na CHAN ku maklebe yacu na nizo za Ligue des Champions group stages. Nivyo ngibyo tutageraho. Nizo qualification za mwedo 20 tutabona duhatanira tukazibura mwedo 17 kubera ikipe nationale. Nyine ni impact ni iyo ngiyo. Kubera kwica amategeko. Iyo mbona direct yo kwica amategeko, iyo wisha amategeko ntubihanigwe, undi akayica ntabihanigwe, bica biba nk'umuco. Donc rero bibanze kuba umuco muri siporo ni icyaha gikomeye. Nuko abica amategeko bari bakwiye kubibazwa. Ahubwo ngiye mbere yo kumenya icyo bishe n'icyo batishe bigenda biti, kuko burya buri federasiyo igira umuvuno wayo. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda niryo rifite mu nshingano zayo gushaka umutoza w'ikipe y'igihugu. Burya niyo yanashakwa n'undi wari we wese agomba kuzanwa muri Ferwafa agahabwa umugisha. Birumvikana. Yego. So mbere na mbere rero gushaka umukozi winjira mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bigenda gute? Hagomba kuba itangazo ry'akazi, hakabaho gutanga kandidatire, hakabaho gutoranya abujuje ibisabwa, harangiza hakabaho n'ibizami, hakabaho na negociation na komisiyo. Ubwo ni hahandi niho winjira ku kintu. Desire, attention ndashaka ibyanditse neza kuko hari uburyo abafaransa babigenza, abagande babigenza, Tanzania bigenza. Ndashaka menya umwihariko wacu ibyanditse bumvikanye n'ibiki. Gushaka umutozo w'ikipe y'igihugu kimwe n'abandi bakozi bose niyo process, kugeza ubwo mwicara mukanegotiatinga. Muranabyibuka ntabwo muri bashya muri bino bintu, hari naho byageraga nyuma bitewe n'amazina yari ahari, ukumva ko byageze mu gihe cya interview abatoranyijwe bamwe bagiye banavamo atari ikibazo cy'ubushobozi, ari ikibazo cy'uko basabye ibirenze budget zihari. Ntekereza ko uno mukozi waranihariye wenda si n'uwa Ferwafa gusa. Nibyo mvuga. Ndavuga umutoza. Yego. Kuko no w'igihugu. Oya buriya igihugu bibyihoreye. Ni sélectionné national. Ariko ntago igihugu cyagiye kumutora. So icyo nshaka kuvuga nuko hari itegeko kuvuga ngo ry'umukozi muri Ferwafa riranumvikana. Tujya tubona amatangazo y'abayiti y'ibiki byose. Ariko abakenshi mbona ntawo Ministeri ya Siporo wenda iri bumenye neza watoranya umuhayiti cyangwa watoranya nde ntari buhurire nayo. Yego. Tufite na experience ko mu gihe cyose cyagiye gishira mperuka harakundaga ku abantu nk'abangahe ubwo bagize nka komisiyo yo kugira ngo bafashe, harimo DTN niba mumufite, abo muri komite executive cyangwa n'abandi nka batatu n'abatari muri Ferwafa by the way, n'abatabarizwa muri Ferwafa. Ashobora gushyirwa komisiyo yihariye. Nabyo byagiye biba, yajyagamo n'abanyamakuru rimwe na rimwe. Yego. Ndibaza haba hari uburyo buhoraho cyangwa bagenda babivariya paraporo wenda igihe tugezemo. Iyo komisiyo iza mu gutoranya. Ariko process yo kugira ngo umuntu abe hired yo nimwe. Ahubwo mu kugena tuvuge n'urugero hatanze abatoza 80. Kujonjora kandidatire z'aba batoza kugeza ku munota wa nyuma aho Escom ishyikirizwa batoranyijwe cyangwa babona ko bakwiriye kugira ngo ibemeze, niho wenda iyo komisiyo ishobora kugiramo uruhare. Ariko nta bundi buryo bundi budasanzwe bwo kuba washaka umutoza w'ikipe y'igihugu. Ejo bundi twari dufite umudage harya we yaje. Umutoza wa ruhari yaje mu buryo nk'ubu ngubu bukoreshejwe. Yaje mu buryo nk'ubu ngubu byaciye muri iyi nzira, ashyikirizwa Escom ikwiye yakoze ni ukumwemeza. Ariko komisiyo yo kumushaka na komisiyo kugira gute ntabwo byaciye muri Escom. Barasa nkaho n'ubundi bongeye gukoresha uburyo bongeye gukora nk'ubwo buryo. Ariko umuntu akibaza umusaruro byatanze ni uwuhe, umusaruro bitanga ni uwuhe? Ese kuko ngenda garuka ku kintu kimwe, kuki ibyo bintu bisa nk'ibiza mu bwiru, kuki yaza mu kwica amategeko, kuki ibyo bintu biba abantu bakabirengaho bikaba bigomba nyine kuvuga ati ni ruhago reka tubyihorere, ni ukubera iki? Kuko ikintu kimwe mu kintu cyabayeho cyagoranye kuri Trosten n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, inzira yaciye maza byasaga nk'aho abizi ko Ferwafa nta ruhare runini yari bifitemo. David
ngira ngo uranabizi kuturusha byamugonganishije akenshi n'abayobozi b'ishyamba ry'umupira nizo ngaruka rega kuko yavuga ati ntabwo muri ba bosi banjye Yego, izo nizo ngaruka byamugonganishije kenshi Izo n'abayobozi nizo- b'ishyamba izo nizo ry'umupira ngaruka w'amaguru mu nyine. Rwanda. ibyo ngibyo byo abantu barabizi bari mu ikipe y'igihugu banagezaho banabona claims kuva muri Ferwafa binagera nabo banamwibutsa rimwe na rimwe ngo rega ababosi bawe ni abangaba nibo babosi bawe ariko sibo bamuzanye ubwo ni ibyo rero ngibyo bikagaruka ku kintu kimwe ngira ngo ubushize nibyo mwavugaga hano umuti niba n'abantu bagiyeho niba inzego zashyizweho kuki zitahabwa umwanya ngo zikore muri ruhago autonomy twarayigarutse autonomy kuki iki kintu kitabaho kandi autonomy ntabwo ari iya perezida wa federasiyo gusa visi arayikeneye wa mbere wa kabiri komiseri runaka gutyo bose bakeneye gukora mu nshingano baba baratorewe yavuze hari igihe abantu bica amategeko rimwe na rimwe bikaba byanagonganisha n'abantu n'umuntu akaba yanatekereza akavuga ati ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu muntu amfiteho ikibazo ni urugero nta kibazo dufitanye n'umutoza Mbungo Kasa utoza ikipe y'igihugu y'abagore by'agateganyo nonaha ngo habikira ko kino mikino ariko kugera naho wumva ko DTN byamutunguye ese uwo mutoza yashyizweho mu buhe buryo yashyizweho nandi niba mari ndi directeur technique nationale so shuwa yashingiye ku ki Shuwa process yashingiye ni ku kintu iyihe wamwemeje byagenze bite nk'umutekinisiye uri muri federasiyo ese nta n'inama natanga umuntu umaze imyaka ibiri hano mu gihugu ibyo bintu rero ubwo rero biracyarimo ndumva byose bimeze kuko impamvu mbivuga kino kintu wenda twanakizanye hano members of excom barakubwira ati twabyumvishe muri interview perezida bivuga ndetse urumva bisa neza twumvishe muri interview biraba ko dufite umutoza mushya wamaze kuboneka ibyo urwo rwego bamwe muri abo ngabo cyangwa se abenshi muri abo ngabo batabizi babyumva nk'amatangazo nk'uko byumva ibyo image bitanga ni Kasambungo Andre nk'umutoza w'ikipe y'igihugu image bitanga ni Kasambungo Andre nk'umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore itangazo twaribonye kuri Twitter kimwe namwe abanyamakuru sasa urumva nawe federasiyo ni y'umuntu ku giti cye tuzagira hari by'umupira tunamenye tuti kuko buriya APR ishobora gukora ibintu byayo ku giti cyayo ariko niba Rayon Sport ishobora gukora ibintu byayo ku giti cyayo ukagera naho nagarukira ariko ahangaha turavuga equipe nationale ese urumva itangazo twumvise ni uko kunyura mu mucyo biba byahumbye abantu bari buze kwitana ba mwana buri wese mu nshingano za mugenzi we ntabwo ari buzubahirize ababatoye bahita bibaza se mwe twabatoreye iki cyane cyane ko rya tegeko ryerekana ko buri muntu baramutora kugira ngo iki afasha federasiyo si ibyo bintu urumva ariko ko tumwita sélectionné nationale biba byabaye niba ubwira se biratanga umutoza w'ikipe y'igihugu si umutoza wa Gasogi club yawe kuko Kenso we wamushyira ukanamukuraho wenda abantu bakavuga ati uribeshye ku muntu uzanye cyangwa ugize gute ariko nta burenganzira bwo kukubwira ngo oya uwo mutoza ushyizwe muri ubwo buryo ubundi niziye muguke zicaye niba nta na komisiyo ihari yashyizweho ariko tuvuye ko zanicaye binyuze mu nzira yumvikana yo mu mucyo byo bitwaye iki aho rero niyo ngaruka nkavuga ku mu masosiyasiyo ya siporo byoroshye kwica amategeko niba ibyo ari byose ngewe amakuru duhaye ukavuga ngo members of escom niba bavuga ngo ntabwo twari tubizi ubwo ntabwo byanyuze mu mucyo nimba detene akubwira ngo uyu muntu namwumvise mu itangazo nk'iryo ngiryo ntabwo byanyuze mu mucyo nihagera ku mwevariwa ni ijambo rimwe perezida wa federasiyo yabidesize n'umutekinisiye uvuga ngo iyo muzigo wose yawishyizeho right yawishyizeho n'ibihomba nyine tuzayimubaza none se ubu Trostene ntibyarungutse Trostene ntabwo byungutse none se objectif yayigeze uretse ko ngewe nta n'uwo mbona wo hafi aha byungutse ahubwo cy'ingenzi ntabwo byungutse Desire ngewe ntawe navugira ngo yigeze guca mu mucyo birunguka cyane byaciye he gusa icy'ingenzi kirimo ni uko ibintu byose bikwiye kuba bifite procedure bicamo rwose nicyo cy'ingenzi kiri aha ngaha sibyo kuko uko ibintu bicishije mu yindi nzira kandi koko reka nkubwire n'abicaye bose bagaselekisiona umutoza w'ikipe y'igihugu Desire ntabwo ushobora kuza kunkomveka ko batarimo gushakisha icyiza cyabera ikipe y'igihugu sibyo icyo cyiza baragishaka turashaka umutoza mwiza ariko niba hari inzira ibintu bisanzwe bicamo bibe clear sibyo umutoza yasoje tugiye gutumira abandi kuko nanone
witeza deba hagati y'abantu iyo ibintu utabiteretse hanze, iyo bidaciye mu mucyo cyane rwose. kandi ntiwibuke ikindi kintu, biranashoboka ko wabicisha mu nzira isanzwe kandi ukabona uwawe cyane c'est ça. utarinze witeza wibaza ngo ariko uyu yagenze gute. Biroroshye cyane ko nakwereka inzira ncamo ariko nkayicamo mu buryo nshaka. Erega n'indi nyungu irimo uko ufungura inyanja ikaba nini, hari n'igihe hari n'uwo ushobora kubona utanatekerezaga ko wabona, nabyo bikakugirira akamaro. So ahubwo nakwibaza kuki bimukiye muri buno buryo bushaka umutoza, ukabona tubonye umutoza byo kumenya uko byagenze ntubimenye, wenda wayi ibyo bintu bisigaye bimeze. Ese bundi birakwiye, urumva n'umuntu yanibaza birakwiye ibyo ngibyo. Ni umutoza w'ikipe y'igihugu, reka ikipe y'igihugu ni ikipe, bari wese n'umutoza w'ikipe y'igihugu n'umuyobozi, hari inzira bicamo n'umuyobozi w'igihugu kugira ngo ajye mu mwanya, hari inzira bicamo. So iyo sekiteri yanyu muracyayongera imagine kuki wiyexposa muri iyo process itanyuze mu mucyo, kuki wiyexposa. Turabyemera ko uwo mutoza azaza uri bosi, ubundi umutoza w'ikipe y'igihugu tekinikari ni perezida wa Ferwafa. Hako perezida wa Ferwafa niba ufite basayidize kugeza kuri za escome, kuba kuri za komisiyo wabikishije aho ngaho, kuki birinda bikubera ikibazo. Ikingine cya piri buryo binyuze no mu ipiganwa, buryo niyo federasiyo yanyu hari valeur runaka bihabwa ku batoza baje gupostira. Sinzi uri kumva icyo kintu. Wenda ushobora no kubona n'indi option iri meilleur kuko hari option wenda ukajije zidakunda. Aho kumbwira ngo Torsten yanyuze muri bura buryo byaraba, je naho ntago byabaza, ntago navuga ko objectif yageze kuyihe. Hari n'igihe ari guca mu yindi nzira ikwiriye, wenda nabwo n'ibirenge biriya, ariko ku rundi ruhande niyo objectif nagezweho ku byo twanakomeza n'ubwo buryo. Isi yagezweho yihese, si Libya twagomba gukura 3 tutakuyeho. Hoya ni igikombe cya Afrika, si igikombe cya Afrika twabonye shani, ntabyo twabonye. So ngibyo rero mu ishyanga ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ubwo ibyo biri kuba n'ibyo ngibyo ni ukubyerekana, ntacyo tubihinduraho, ni ukwerekana cyangwa ko amakuru ku biba bihari. Ubwo ntagihindutse, perezida wa Ferwafa yatubwiye ko kino cyumweru bazamenyesha abanyarwanda umutoza mushya. Impungenge nagize nuko abantu bo muri Escom ngiye ku byo tuganire numvise batumvikana. Ntabwo bari kumvikana, byo batumvikana rero ngiye mba numva bigize. No kutumvikana mushaka kugira ngo wenda umwe ari gucano cyangwa undi. Icyo kintu cyuko hanini hari umwuka utari mwiza hagati yabo mu mikoranire. Ushaka no kwibaza ikintu kinabitera ni ikihe? Amakuru yasohotse yuko liste perezida yifuzaga kuba yazana, abo yari kugumishaho n'imbarwa muri abo ngabo bakorana none. Ubwo ni heka urumva biri no mu bintu byahise binazana n'uwo mwuka mubi. Basi amakuru avuga ko vice perezida wa kabiri, komiseri wa finance, komiseri wa marketing na komiseri w'abagore nibo bari kugaragara kuri ino liste gusa. Iyo abo yifuza gukomezanya nabo, abandi yifuzaga ko bahinduka cyangwa ari kuzana abandi bashyashya. Ubwo rero nabwo wumve ayo mezi guturuka none kugeza mu kwezi kwa gatandatu, abo bantu bamaze kubona ko bagenzi babo batabifuza, barabana batubundi muri aya mezi ane. Ni heka aya mezi ane kugeza mu kwa gatandatu bo barabana bati. Ntabwo byumva. None liste yasohotse. Amatora ni mu kwa gatandatu. Liste yasohotse n'ingene bazotora bitaramenyekana. Ibyo sana biratinda se.